ban kwa kurenganzira bwo kwandikisha abakinnyi bashya mu gihe yabujijwe kwandikisha abakegaga miliyoni 9,500 abantu babyise nk'aho ari urwenya bamwe babyita n'ibinyoma hari abantu muri Rayon Sport bavugaga ko atari byo yatinze kubikemura ariko Perezida Tadeyo avuga ko uvubaha muri iyi minsi uyu wa mbere cyangwa se kuwa kabiri bagomba kwishyura hari ingingo bakihutisha communication muri FIFA bagakurirwaho iyo ban ariko nanone tukemeza ko arimo kurangara kuko bagutegereza iminsi ya nyuma ya window gukemura ikibazo cya miliyoni 9,500 urwane na deadline n'iminsi ukeneye kwandikisha abakinnyi ni ikibazo cyakabaye cyarashyizwe muri priority wewe na cyagiye nyuma yo kwakira derby yabonye amafaranga byakabaye byaragizwe priority ikibazo kigakemuka urugacu navuga ko habayemo kurangara ariko biyemeje kubikemura vuba ariko barabikemura vuba kugira ngo bandikishe abakinnyi ari bo bande rero abakinnyi Rayon Sport iri bwandikishe uyu munsi wa none Rayon Sport irishyura ibihumbi 7 by'amadolari izagina na muhemba igihumbi cy'amadolari umukinnyi witwa Asane apana Asane. Basane Asane Asane bahisemo kumusinyisha nubwo bavuga yuko adafite match fitness ariko umutoza yitwa Corneille yavuze ati uyu mukinnyi ijyanye na fitness ni igihe gito yabagiye ku rwego rwiza bakunze uburyo ari umutekinicien bakunze touche kuri ballon bakunze uburyo akora ama déplacement ubwenge afite bwo gukina umupira w'amaguru baravuga bati na Ruvumbu yaje ari munini adafite match fitness na Onana yaje atameze neza adafite match fitness uyu n'umukinnyi yari umaze amezi 2 adakina birumvikana ko match fitness yaba atarayigira ariko bakavuga bati Corneille yamukora akazi akamushyira kuri level nziza ku buryo yabafasha mu mikino yo kwishyura therefore arasinyira 7,000 nka Rokritoma mu gihe cy'imyaka 2 hanyuma azajya yembwa igihumbi cy'amadolari uwo tumuvuyeho Rayon Sport iki cyumweru turimo umukinnyi witwa Fahad Bayo aragera mu Rwanda kuko yaravugana na Perezida wa Rayon Sport iri joro kontakte zabaye harimo Vipers waba yamubwiraga ngo guma hano udufashe imikino yo kwishyura nibigenda neza tugakomezanya umwaka utaha uzakine na Chan muri Uganda Cranes bizakumurika kurushaho kandi nibitanagenda nunabona ikipe mu kwezi kwa gatandatu tukabagurishwa ugasubira Burayi cyangwa handi nabwo uzigendere nta kibazo hari akirimo ako kana ariko yagiranye ibiganiro na Perezida wa Rayon ngo itegereje abakinnyi babiri Fahad Bayo ndetse n'undi rutahizamu ntago ari umwe Fahad Bayo araza ariko ngo ashobora kuza n'undi rutahizamu mu gihe Fahad Bayo ataboneka ubwo n'abakinnyi birashobora kuboneka umwe byanga bikunda Rayon Sport irasinyisha rutahizamu mbere yuko Mercato cyangwa isoko rifungwa icyo ni cya kabiri Rayon Sport kandi mu buryo bwo gutuma ikomeza kugenda igira uburyo bwo kwihaza mu buryo bw'amafaranga yamaze kumvika hanyuma Rayon Sport ikishyura amafaranga I&M Bank izajya iyiha ni nko gufata umwenda bakaguhembera mbere uwo kishyura umwenda ukize inyungu nkeya ubwo no guca ikibazo cyo kibirarane n'amasezerano azamara imyaka 4 angana n'iyi komite iriho uko rero babyumvikanye Skol yemeye gutangira Rayon Sport ingwate ya miliyoni 250 azaba ari kuri konti bloke muri I&M Bank mu gihe Rayon Sport itabasha kwishyura bazafatire yandi ya Skol nayo kuko ifite Rayon Sport amafaranga ajya kungana na miliyoni 250 ku mwaka icyo gihe nayo yaziyishyura ibyo rero urumva ko Muvunya yabitekereje neza kugira ngo ikibazo bari afite kimishara kijya gikemuka hakiri kare ikindi kibazo rero cyari gihari cyari ikibazo cyo kuvuga ngo ya company zatangira ryari bavuze yuko bari baragize ikibazo muri CRB Rayon Sport yarifitemo amadeni ibintu bya kanake ukoresheje ngo ryabihemo ariko ni nkabyo kugira nibihemo nyine kuri banki kwa so barabikemuye banahawe uburenganzira na Banki Nationale bwo gukusanya miliyari 4 azaba ari umugabane w'abanyamuryango izo miliyari 4 Lorenzo barabaraye ko ari abantu 150 abantu 150 buri muntu azatanga 30
hanyuma babashe kuba bakora miliyari 4.5 ngo zizajya kuri konte bloke, zigatekerezwa business bazibyazamo, iyo business bazabikuramo inyungu izajya ivamo n'izajya igaruka muri Rayon Sport FC igafasha ikipe mu buryo bw'imibereho n'abanyamigabane bakagenda bunguka. Mu gihe kiri imbere n'abanyamugabane bakagenda bunguka, birumvikana. Ubwo mu gihe kiri imbere tuzaza tubasobanurira igihe cyo kugura imigabane cyatangiye n'uburyo muzatangira kuyigura. Kwa kabiri ku munsi w'ejo nibwo hazakinwa imikino y'igikombe cy'ubutwari. Yego, amakuru ya APR na Rayon Sport tugomba kuyaganira ku munsi w'ejo, niyo ngingo nyamukuru mutanga ikarita y'umutuku. Ni ibyemezo bine by'ingenzi VAR ifata icyemezo no kurarira none cyo bita offside. Ngira ngo iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi biteza impaka muri shampiyona y'u Rwanda. Iyi VAR mu gihe yakoreshwa neza ngira ngo hari icyo ije gukemura muri ruhago y'u Rwanda. VAR yakorewe test. VAR icyo bita nyine video assistant referee ni inyunganira ni nk'inyunganira abasifuzi ikoresheje amashusho. VAR ntifata icyemezo, VAR ifasha abasifuzi gufata ibyemezo no kubaha amahirwe yo gusubira inyuma bagafata ibyemezo. Twavugaga mu kanya ku cyemezo cyo guha ikarita y'umutuku umwana witwa Lewis Skelly wa Arsenal. Hariya iyo haba intervention ya VAR ntabwo byari guhindura icyemezo cy'umusifuzi, in fact yarabaye, ariko umusifuzi ko yari yemeje penalty, contact yabaye yabayita judgment y'umusifuzi. VAR nta burenganzira ifite bwo kwivuguruza, avuga ngo iyi contact yabaye ikwiriye ikarita y'umutuku. Buriya VAR nta kintu yamuhinduraho kubera ko ni judgment. So VAR ritanga amahirwe nubwo idakumira kwiba cyangwa se kwibwa. So muri stade Amahoro rero icyumba cyahariwe the VAR cyari cyarubatswe ko stade ijyanye n'igihe. Icyari cyabaye ko ari gutestinga VAR no gukoresha kamera bagafata amashusho bagatanga feed mu cyumba cya VAR kuri ya screen bafite ya touch screen bashobora guhagarika bakazoominga bagafata ifoto ama screenshot. Nicyo cyabaye ku munsi w'ejo, babikoze bakoresheje umukino wa Academy ya Ban. Babikoze kuri okazi imwe, ndavuga aho bakeneye gufata icyemezo, ariko match barayirebaga bahagarara basubira inyuma, ariko bakeneye kuganira n'umusifuzi no kumwohereza kuri screen ya VAR babikeneye rimwe, barimo kureba niba mu by'ukuri hatabaye penalty. Niyo bacekinze gusa match iri hafi kurangira. Wabonaga ari byiza abasifuzi bakomeye ba hano mu Rwanda bari bahari. Nabonye Salima ni impuguke mu bya VAR n'umusifuzi wa VAR yarahari, harimo Uwikunda Samuel nk'umusifuzi ukomeye n'abandi basifuzi bakomeye. Navuga ko ni Celestin, ba Rurisa Patience, ba Dieudonné Mutuyimana, bose bari nabonye ibitangazamakuru mpuzamahanga byandika sinto nk'ibyo muri Tanzania abanyatsaneza harimo wenda kuko dufite n'inkuru nyinshi. Ndabona n'abantu bacu bari kutubwira ati zamani mwase za Real zari zose turazivuga, muhumure dufite iminota turabisaranganya, nta nkuru turi butindeho turabikoraho byose. Reka tujye kuri VAR wenda tutayitinzeho. Icya mbere ntabwo izakoreshwa ku mikino yose bien sûr, kubera ko ntabwo match zose zizabera kuri stade Amahoro, cyo mugomba kwa mukiza. Ikindi gukoresha VAR birahenda. Abantu bashobora gutekereza ko ari akantu koroshye, ariko guhenda mvuga ni ukwizera neza kufite angle zose z'amashusho ukeneye kugira ngo ufate icyemezo. Niyo mpamvu ubona n'ahantu henshi muri Afrika badahitamo kuyikoresha, cyane mu marushanwa yose ahantu henshi badahitamo kuyikoresha. Gusa byaba byiza cyane kuri ya mikidesida gikomeye mu mipira i Kigali igiye ishyirwa muri stade Amahoro, hanyuma iyo VAR ikifashishwa at any cost ku giciro bisaba, izo mbaraga zigashorwamo. So icyiza wenda kishimirwa cyane nuko biri kugeragezwa. Icya kabiri nuko ubwo buryo bwatekerejwe kuba bwazakoreshwa muri stade Amahoro ukaba buhari, ntago ari byinshi. Icyiza rero gikomeye wenda kurushaho, nubwo nagiye mbona abantu bagenda babitekereza wenda mu buryo bwo kuvuga ngo hari uburyo wenda ngo bizatanga ngo judgment amakipe amwe avuga ati ingiya karabaye VAR yaje. Ntabwo 100% n'ubundi VAR ari ikemura ibibazo by'imisifurire. Abantu babyibeshya nko kuri derby igihuza APR na Real kenshi bajyana no muri stade Amahoro. Njyewe ntekereza ko nko kuri ya match in particular abayishyizeho VAR hari ibintu byinshi tubona tutabona. Abasifuza kenshi excuse bafashe ibyemezo bibi, ni ndo umuntu sinabibonye nyine, ariko hariya ntekereza ko ntibyakemuka byose, ariko wallahi hariya VAR ari kuri match ya APR na Reyo hari skandal tubona twakongera kubona. Simbihakana, ariko icyo mvuga ni VAR ikoreshwa n'iki? Ikoreshwa n'umuntu bakwimye si yo hangre.
twayibona nyuma ya match ariko ntabwo umusifuzi bitirira ahantu hamwe the essence cyangwa se umwimerere utuma ikintu gikunda si video ko video ikoreshwa n'abantu ni byiza ko tekinoloji yongeramo imbaraga ariko aho bihera ireme ni ku bantu nicyo navugaga hari excuse y'abasifuzi tutakongera kubona baba ari benshi rigani abasifuzi baba ari bane abavare baba ari bangahe abavare biterwa na feed bafite urumva kuri broadcast isanzwe ya match kongerwamo izindi kamera zitari zisanzwe kuri broadcast yego VAR ubundi haba umusifuzi mukuru wa VAR ukominika n'abasista babiri agira babiri urumva yego n'abatekinisien bafasha mu kuzuminga no gusubiza amashusho abo nta no kuri match appointment ntabwo bavugwa n'abatekinisien directors yego so hari ikintu iyo ndebye akenshi match ziteze impaka hano mu Rwanda nge mbona ikintu kibura twirebera kuri case study Burayi ni ibyabo ariko twe ikintu kibura no kuvuga ngo human error sibyo yego niba habaye penalty umuntu yakuriye umuntu mu rubuga rw'abahenda cyangwa muteta krembi ntutange penalty human error bayikosora gute no kuvuga ngo VAR iraguha amahirwe yo kongera gusubira muri ayo mashusho ni wiba ufite uburenganzira umusifuzi wibe wibye ariko ntabwo urutubwire ngo ntabwo wayibonye barabagwaye uwo kuri VAR nakwima angre n'ubundi broadcast raza kubifitishire hanze nyuma VAR muraza kutubwira ngo kuki muterekanye iyi angre kandi mwari muyifite deja biratuma birashyira umutwaro ku basifuzi no kurushaho uziba ariko bivugwa mu mazina yabyo kuko uza ufite amahirwe yo gukosora human error yamakosa umumesa rero nkabibona muri angle zombi habeho gufasha abasifuzi kuyimenya kuyikoresha ni byiza ni na byiza kujyana n'ibigezweho ntabwo tugomba gusigara inyuma habeho ariko no kongera kubibutsa ko idahari ushobora gusifura match zose neza Kiyovu na Vision sintekereza ko bazaba bafite VAR ntabwo match yose zabera muri stade amahoro mukuri Huye iri gukina n'amagaju sindi kubona yo VAR simbona VAR muri Kigali Pele Stadium muri ziriya nkingi sintegereje rero ko match wenda 10 muri saison mu Rwanda arizo nzabonamo justice ibyo byaba ari bya bindi bivuga ngo Imana isekera bari mu mujyi ariko abari mu cyaro bari gushira bihere ni byiza ni iterambere ariko ukubona nyine igihugu ujyana nk'ukuntu u Rwanda rukora nk'igihugu kumwe umukuru w'igihugu avuga ati abi Kigali bafite imihanda ariko se abi Muhanga nabo bakeneye uwundi muhanda njya simvuga rero ngo basaranganywe VAR kuko irahenze ahubwo ni ukuvuga ngo abi Kigali hari igihe VAR izunganira ariko se abakiniye mu ntara none nawe uri umuntu bumunyakuri basifurire neza kuri stade amahoro uko stade amahoro yari ihenze binagoye ko amakipe menshi yatse ariko nje mbibona mu isura ngari ngenda nayibona ahubwo reka nkubwiye wenda aho mbibona mu isura ngari dusubire inyuma gato u Rwanda nk'igihugu cyakira imikino rimwe mpuzamahanga u Rwanda murabizi ko hatangiye irushanwa rya Africa Football League ahubwo naho bari kujya cyane urumva naho rwose iri no gutangira edition ya mbere muri buka RDB kiyobowe na Claire Kamanzi na Madame Claire Akamanzi kwasi habayeho MOU u Rwanda rwasinye amasezerano na Africa Football League murabyibuka je nekereza ko dushobora kuba turimo gutagetinga imikino mpuzamahanga ni cyane y'ibihugu n'amaklub ikomeye na za Champions League hari byo dushobora guhostinga VAR gakoreshwa muri stade amahoro ariko nanone ntabwo bavuga ngo VAR zagikoreshwa kuri match yabereye muri stade amahoro gusa itakira match zose yabereye ihuye nibikunde yabereye Musanze nibikunde nabyo ntabwo byabiri logique ariko nibura kuri scene mpuzamahanga twa dushobora kwakira imikino y'amakipe y'ibihugu natinzaho key point muri n'ubundi ariko imikino ubanza wumva ikintu cyitwa VAR nuko abantu babyitiranye ntago VAR wewe uburenganzira bwo kwikoresha muri competition itari bukoreshwe hose aho nabanze babyumva sinzi niba icyo kintu abantu bakizi ntabwo bibaho ntabwo VAR sifura match imwe ngo irekinde byaba ari scandal ubundi sinzi niba icyo kintu mutakizi kuko ikintu cyitwa ukuri kw'ibintu nukuvuga ngo icyasifuwe cyifashishijwe kuri Reno APR gikwiye no kuba cyifashishwa kuri Mukura n'amagare sinzi niba uri kucyumva logique rero yumvikana nge mbona ari nayo Lorenzo Angre yarazanye ndi nanemera cyane ko ari cyo Rwanda yo gutagetinga nukuba turi kwikorera igerageza ahanini ari kugira ngo twakire imikino ikomeye ku mugabane isanzwe ikene Football League iriya mikino ni imikino ikoreshwamo VAR dushobora kuyihostinga kandi yose twayakiriye yabera muri stade amahoro therefore stade amahoro gusa rigani stade Huye kugiye kuvugururwa
muzagiye kuvugururwamo ibiki nawe ashobora kujyamo icyuma cya vari kirimo ni ukwimura kamera gusa hari ikindi se ntabwo bayishyiramo mwibitekereza cyane kuri za Leonard niba dutagetinga match mpuzamahanga amarushanwa akomeye aremereye ariko harimo byinshi nahuye nivugururwa kwizatwara amafaranga nabonye ari 1.5 billion miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda niramuka ivuguruwe nayo igiye kuvugururwa